njyewe nzasohoka ameze nk'izahabu ishashagirana. Biravuze ngo nuko Yobu aba muri icyo kigeragezo, Imana ibona Yobu arakomeye, Imana ibona Yobu yamaramaje, Imana irangije iramukubira, imusubiza ibyiwe Satani yamunyaze. Hari ibyawe Satani yanyaze, Imana igiye kugusubiza. Hari amasezerano yawe Imana yavuganye nawe, Satani arayatsikamira, ariko igihe kirageze ngo Imana ifungure amasezerano yawe. Amahoro y'Imana abane namwe, imigisha itangwa n'Uwiteka nibagereho. Reka tubwire bari muri Afurika yose, East Africa, tubibwire ngo turabasuhuje. Hanyuma reka tubwire diaspora tuzibwire ngo Imana ibahereze umugisha. Reka tukubwire ko utarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment kugira bisho kugenda neza. Hanyuma tubone umukunzi rero, n'umukunzi n'umuntu w'Imana, umukozi w'Imana. Rwa tumaze tumwamaga kuri kamera z'Imanzi TV, ariko yari yararwaye. Hanyuma turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibamugisha. Yesabane namwe. Meze neza? Ndakomeye kuko ndi guhumeka mo gakeya. Urongera ijwi. Nari maze iminsi Satani ameze nkaho yandashe umwambi, ariko Imana imbere Imana, kuko nta munyamumaro ujya upfa imbere y'umumaro. Uragira ati nta munyamumaro ujya upfa mbere y'umumaro. Bivuze ngo hari gahunda Imana igufiteho, hari n'umugambi muremure n'iki Imana izagukoresha. Abantu banyihanganire mo gatoya n'ubu ntabwo ndasoza imiti, ndacyari ku miti. Agatege gakeya nyine munyihanganire uko muri bunyumve, kuko byose biri mu mugambi w'Imana. Ya mberuka mu rugo iwe nyine mbona urwaye urembye, hanyuma mberuka umbwira yuko hari n'imiti utarabona. Sinzi imiti imwe yagiye iboneka nyine nta kibazo twivuza, ariko hanyuma reka tubwire abakunzi b'Imanzi tubabwire ngo bakeneye kondorwa umukozi w'Imana kugira ngo birusheho kugenda neza. Reka tubabwire baze gukanda akanyenyeri, nyamuneka mukanda akanyenyeri, kuko abantu b'Imana nuko bapfa nuko bagenda kandi ugasanga umuntu yararwaye, hanyuma bakavuga ngo nakomeza agumemo kandi arembye. Sinzi umugabo wigeze kubwiriza no ku Manzi baravuga ngo umuhanuzi ushonje ngo hanura urupfu. Hanyuma rero nimumufashe kugira ngo dukande akanyenyeri kugira ngo agaruke neza mu nzu y'Imana, akorere Imana neza. Navuye ati ariko hari na bene data nawe narabwirije. Nimba uzi ko mu biganiro yaranyujije ku Manzi TV warafashijwe, mpamagara namusuze byonyine gusa baza kumutera imbaraga bitume akomera muri uru rugendo. Hanyuma rero twaguhamagaza ngo wihangane uyu munsi wa none, abakunzi b'Imanzi TV baze kubona ikiganiro cyawe, baze kubona icyo Imana igutumyeho, hanyuma katukwakira usitangire usenga rero kugira ngo bize kurusha kugenda neza. Karibu. Uwiteka Mana nziza, uri Imana yera, uri Imana y'imirimo, uri Imana ikomeye, uri Imana ijya yitamura no mu nkingi y'igicu, uri Imana ijya ubasha kugera ikuzimu ugakura wageze ikuzimu ukamugarura umuntu. Mu bantu bamaze kukubona nanjye maze kukubona, n'ukuri wabanye nanjye waranyigaragarije ubwo byari bikomeye, kandi na bagenzi banjye warabarinze, ndetse n'ubwoko bwawe bwose uraburinda mu bihe bikomeye cyane. Umubi yadusabye, ariko Nyiringabo Imana uraturengera. Nakuyemo ijambo rikomeye cyane rivuga ngo urwana intambara nyinshi tutazi, izo tuzi nizo nkeya, ariko ntujya ubasha gutsindwa igihe cyose utabarukana intsinzi. Nyemerera ubane natwe, utangirane natwe kandi usuzanye natwe, n'aba ari twe ahubwo gushaka kure no gukomera kure ko kugaragara mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane. Mu burwayi bwawe se hari umurwaza yigeze ubona? Nari mbajije ngo mu burwayi bwawe nta murwaza wigeze ubona? Usibye mushiki wanjye wangezeho wenyine n'abandi. Ntashe rugira se? Baheruka mbabwira ngo ari mu nzira, ariko tuvugana byaje kunanira shiriya yagiye. Ariko wongerejwe kugira bize kugenda neza. Nabwo ngo mperuka mbabwira yuko biri mu nzira, ariko yaje kugira urugendo rumutunguye, abona akazi. Tuvugana yagiye muri Kenya, yagiye mu mpamvu z'akazi, ariko buriya nikaza naza kuhuguka azaza n'ubundi gukomeza. Ariko ze tuvuga dushyira ukuri ku mugaragaro, abakozi b'Imana mwese batuma mufite sherikani ntawe sinzi nta nimba ushaka kujya mu mujyi wa Nyarudindiri,
avuga ngo ategereje mu diaspora. yanjye shire wanjye arahari turakunda. Ufite umusheri? Ndamufite rwose, ajya namumurizaga ndetse tukavugana. Murabona ko n'ubu ngubu n'ubu usa nk'aho agize kubera ko afite nimero yo mu Rwanda, ariko turaza kuvugana neza guhuguka. Yes, hanyuma rero ubu ngubu iyi saha Imana igutumye iki ku bakunzi b'Imanzi TV? Imana igutumye iki? Imana ni ibintu bikomeye cyane. Ntibyari byoroshye njyewe njya kurwara, nafashwe nk'umuntu umeze nk'aho numvaga mfite intege nkeya, nk'umuntu ugiye kurwara malariya, nk'umuntu urwaye malariya. Njya kwipimisha malariya barayibura, bampa utunini tugabanya umuriro, birakura kugeza ku rwego kandi nubwo bameruye mu by'ukuri banjyana kwa muganga. Ambirasi niyo yaje iranjyana i Kanombe, nisanze doke ndi mu bitaro by'i Kanombe, byari bikomeye cyane. Ariko nabonye Imana, nsanga Imana ijya ibasha kwitamurura, kuko nsanga hari na bagenzi banjye nabo bababaye. So usanga sinjye njyenyine, ni ukuri hari abantu baremereye bakomeye bafite ibibazo. Nsanga tugomba gusenga, tugasenga tutisengesheje. Nsanga uyu munsi Imana yaguhaye uwuhereza agaciro, aho kugira ngo uhereze iby'isi agaciro, ahubwo uyu munsi uhereza Imana agaciro. Hanyuma mukimara kumbwira, murabizi mwabinteguje nimugoroba, mbanza kubizanga ndababwira ati ndi buze kubabwira mu gitondo. Rero nasomye ijambo, Imana ijambo riri muri Yobu ibice 41 umurongo wa 25. Aravuze ngo nta yindi Imana ihwanye nayo ku isi, kuko yavutse itagira ubwoba. Yego. Uyu ni Yobu. Yobu muramuzi. Yobu yakuze afite amateka. Yobu yakuze yubaha Imana, ngo ku rwego Satani yagendaga arimo aratembera umudugudu ngahura n'Imana. Amaze guhura n'Imana, Imana iramubwira ngo warebye umugaragu wanjye nishimira. Satani aramubwira ati utamwishimira uwamuhaye byose, abana arabafite, ubutunzi arabufite, abagaragara bafite, mbese ubundi namuhera. Imana irangije ibwira Satani, iramubwira ngo mbese urwo ni rwo rwitwazo ufite, ngaho genda umufate, ariko nubwo muguhaye mwimye ikintu kimwe, ubugingo bwiwe simbuguhaye, kubera ko ubugingo bwe narabucunguye. Hari igihe Imana ijya yemera ko tugeragezwa, ariko nubwo tugeragezwa Imana ibana natwe mu bigeragezo. Impamvu mbivuze nuko Satani yandashe umwamba ashaka kunkura mu bazima, ariko Imana ifiteho umugambi ko ngomba kugaruka mu bazima. Ngo nuko Satani aragenda agerageza Yobu, amaze kumugerageza ngo amuteze indwara y'ibibembe ku rwego Yobu yishimishaga urujyo. Ngo nuko bagenzi be bafata amasengesho ngo bamenye Imana basenga, baramwihakana bamuvaho. Iyo uri mu bibazo, abantu n'uwakuvugisha akuvaho, ariko iyo Imana yagusubije, ba bandi batakuvugishaga bakugira inshuti. Niyo mpamvu tugeze mu bihe bikomeye, aho kugira ngo uzatindane n'abantu, uzatindane n'Imana, kuko hari Imana iguha abantu kandi ikaguha umuntu. Uko niko Imana yabwiye Kuri, iramubwira ngo wigire ikibazo, nzagendana nawe, ahataringaniye nzahari. Niko Imana yabwiye Kuri, iramubwira ngo wigire ikibazo, nzagendana nawe, ahataringaniye nzaharinganiza. Nzacagagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzabijyamo kabiri. Mu yandi magambo yamubwiye ngo abadafite umumaro nzabakura imbere yawe, nzagutegurira abafite umumaro, aho uzajya uzasanga nahageze. Kandi Imana ikorera mu Rwanda. Hanyuma ngo Yobu arageragezwa, inshuti zimuvaho ku rwego n'umugore we yamuvuyeho, aramubwira ngo ihakane iyo Mana yawe, nurangiza wipfire.
bivuze ngo Yobu nawe ubwe yarinukiraga, yaratambukaga urusazi rugatuba, yaba ari mu nzu nzigatamu, yari arwaye mu rwego rukomeye cyane. Ariko Yobu arangije abwira umugore we, aramubwira ati mugore mwiza, utekereje nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Mu yandi magambo ni nkaho yakamubwira ati wa mugore we ubaye umupfapfa, ariko aravuga ngo utekereje nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Aravuga ngo sinziyambura ubunyangamugayo, sinzigira nihakana Imana yanjye. N'icyama mu kibazo uri gucamo wikihakana Imana. Ntabwo Imana yagutereranye muri kumwe. Imana yakuremeyeho kuvukira izaho gusazira kwawe. Imana ikora igitoya ni nayo ibasha gukora igikomeye. Ngo nuko abana bamushiraho barapfa, Yobu asigara aho ngaho. Arangije abwira Imana, arayibaza ngo ariko Mana, ibi bintu byose biri kubireba. Imana iramanukira amubwira ngo Yobu, reka tubanze tuganire. Waba uzi ububiko mbikamo umwuka uhumeka? Yobu aratsinda. Waba uzi umubare w'umusatsi wawe? Yobu aratsinda. Waba uzi ukuntu umwana akurira mu nda y'umubyeyi we? Yobu aratsinda. Imana iramubwira ngo kuko utabizi niko utazi umugambi mufite. Nari mvuze ngo nubwo uri kugeragezwa, ariko ejo hawe ni heza. Imbere gato Imana iguteguriye ibyiza. Iracyari kugupima, iracyari kureba kwizera kwawe, iracyari kukwiziriza ubuhamya, iracyari kukwambika imbaraga, iracyari kukugira umuntu ukomeye, kandi iracyari kukubaka kugira ngo uzabe wubakitse. Dawidi arabivuze, aravuga ngo kurira kujya kubasha kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Umuririmbyi abivuze neza, haravuze ngo ihanganire igicuku, utegereze igitondo, nk'uko yabika itabika icyaho n'ubundi buzajya. Nibyo biduhiga ni byinshi cyane, ariko Imana itubera Imana. Biravuze ngo nuko iyo bamaze gutsindwa, havuga ijambo rikomeye, haravuga ngo nyirebere iburyo n'ibumoso nkayibura, nayireba imbere nkayibura, nayireba inyuma nkayibura, najya ibumoso nkayibura, najya iburyo nkayibura. Ariko aravuga ngo izi nzira nyuramo, ariko Mana we, nimara kugeragezwa njyewe nzasohoka ameze nk'izahabu ishashagirana. Biravuze ngo nuko Yobu aba muri icyo kigeragezo, Imana ibona Yobu arakomeye, Imana ibona Yobu yamara amajiri. Imana irangije iramukubira, imusubiza ibyiwe Satani yamunyaze. Hari ibyawe Satani yanyaze, Imana igiye kugusubiza. Hari amasezerano yawe Imana yavuganye nawe, Satani arayatsikamira, ariko igihe kirageze ngo Imana ifungure amasezerano yawe. Bivuze ngo hari Kanani yawe Imana igiye kugushyiramo. Ntago wapfa mbere y'igihe, ahubwo uzapfa nyuma y'igihe, kubera yuko hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho, yakikuvuzeho Satani adahari, yakikuvuzeho abarozi badahari, yakikuvuzeho inama zitateranye, ari Imana yonyine. Mu ijuru Imana ikugambiriraho ibyiza. Ntabwo Imana yaremeye umuntu guhangayika, ahubwo Imana yaremeye umuntu ibyiza. Niyo mpamvu uca mu bikomeye, nubwo bigusigira ibikomere, ariko Imana igukura mukomeye, kubera ko hari icyo yakuvuzeho. Biravuze ngo Imana ibonye kwihangana kwa Yobu iramusubiza. Mana we, imaze kumusubiza nibwo yanditse ijambo rivuga ngo nta yindi Mana ihwanye nawe ku isi, kuko ubwawe wavutse utagira ubwoba. Bivuze ko iki? Nta yindi Mana ihwanye nayo ku isi, yavutse itagira ubwoba. Niyo mpamvu bakuroga ikakurogora itabagishije inama, kubera nta bwoba ifite bw'ubwo burozi. Niyo mpamvu bakoherereza amahembe, Imana ikitambika amahembe ikayasubizaho, ikayakonjesha. Kubera iki? Nta bwoba ifite bw'ayo mahembe. Niyo mpamvu bakoherereza ibisazi, Imana igatesha agaciro k'ibisazi bakoherereje, ikabiteshereza agaciro hagati bitarakugeraho. Kubera iki? Nta bwoba ifite bw'ibyo bisazi bakoherereje. Niyo mpamvu Satani ashaka kugutwara ubuzima, akaguhiga amanywa na nijoro,
imana ikitambika. Kubera iki? ntabwo bifite bwo guhangana na satani. Niyo mpamvu bagushyira muri karande, imana ikagukura muri karande, ntabwo bifite bw'izo karande. Niyo mpamvu satani aguteza impanuka, imana igakuraho impanuka. Oya, kubera iki? ntabwo bifite bw'izo karande. Niyo mpamvu bavuga ngo uzapfe ntacyo wimariye, bakaguteza inyatsi ugakora bikanga, bakavuga ngo uzapfa utabyaye, ariko imana ikaguhereza umwana. Kubera ko ntabwo bifite bwo gutesha agaciro ayo magambo bakuvuzeho. Oya, ntabwo bifite bwo gukuraho izo nyatsi baguteje, ntabwo bifite yo kuza kukuzingura aho bakuzingiye ikaguhereza urubyaro, kuko nta yindi mana ihwanye nayo ku isi. Kubera ko ubwayo yavuze itagira ubwoba. Ubwo satani aherutse ari gushaka ubugingo bwanjye, imana narayibonye, yaritamuriye no kukuka ka nyuma. Kubera ko nta bwoba yari ifite yo kuza kurwana urugamba kugira ngo mbone ubuzima. Kuko uyu munsi y'ubwayo muri presence yayo yari ibizi ko nzaba nicaye imbere yayo, ndimo ndavuga gukomera kwayo, ndimo ndavuga aho yankuye. Nawe hari aho yagukuye, hari n'aho ikugejeje, hari n'aho izakugeza. Ukiri ku isi uba ufashe igihe mu ntambara, ariko ahazaza hawe ni heza. Kubera ko hari icyo imana yakuvuzeho. Ntabwo satani azi ububiko bubitsemo icyo imana yakuvuzeho, abyumva mu mateka, bizwi n'imana. Bivuze ngo icyo yakuvuzeho imana kirarinzwe, gifite ingabo zikirinze. Ntabwo satani yapfa kukibonamo aramaze. Niyo mpamvu azasaza imigeri agakubitiriza hino no hino, agakubitiriza hirya no hino, ariko bizarangira atsinzwe. Kuko ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Yesu wacu niwe muneshi, niwe watsindiye isoko ry'amahoro, niwe watsindiye isoko rw'ubutabazi, niwe utubereye maso. Niyo mpamvu Yobu yuzuye Mwuka Wera aravuga ngo nta yindi mana ihwanye nayo ku isi twabona, kuko yavutse itagira ubwoba. Ntabwo ari Baruwana, ntabwo ari Kirishina, ntabwo ari ibigirwamana, ntabwo ari ibya Sheri, ntabwo ari ibya Dagoni, ntabwo ari za Bali, ahubwo ni imana ikora imirimo, ni imana iseruka ntibaseruka, ni imana ya Isaka na Yakobo, ni imana ya sogokuruza Aburahamu, ni imana yaduhamagaye, ni imana ikorana n'abizera, ni imana y'inyembaraga ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Ni imana tubona mu buzima bwa buri munsi. Nawe urabizi, hari amateka imana yahinduye, hari ibyo imana yaremye, hari n'ibyo ije kurema. Niyo mana twizeye. Umwami w'abami yubahwe. Mana mbabarira, ni umwami w'abami. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uramye iteka. Icyama ugakomeza ukiringira Imana, icyama ugakomeza ukiringira Imana, icyama ukongera ibihe byo gusenga, icyama ugakomeza ugasenga, icyama ukongera amasengesho, kugira ngo Imana izabane nawe, kugira ngo Imana izakwigaragariza. Kubera ko ijuru bene data ni ikinege, ni iryawe ku giti cyawe, ntibyagutangaza. Ubonye ijuru, mama we nabona ijuru, ntibyagutangaza. Ubonye ijuru, umwana we nabona ijuru. Kubera ko ijuru ni ikinege, buri wese yahawe imbaraga n'ubushobozi bwo gutereta data. Kandi nkwibire rino bantu, uko ushatse Imana niko uyibona. Umuntu ahishurirwa bingana n'uko yasenze. Nimube maso. Ubwo Yesu atinze ntabwo urupfu rutinze. Yesu yatugezeho, ariko nubwo atinze kutwigaragariza ntabwo urupfu rutinze. Umuntu mwaba mwicaranye aka kanya mu minota itarengeje 5 ukumva ngo birarangiye. Ubwo ko birangiye, urangiye bimeze gute? Ba maso uhore wejejwe, uyu munsi ni uwawe, ahubwo ugendemo neza, ujye wisuzuma Imana ko nta rubanza ufitanye nayo, kugira ngo Imana izagutware wejejwe. Ube mu bakobwa 5 b'abanyabwenge. Imana ibaha umugisha. N'iryo jambo Imana yari yashyize ku mutima wanjye. Shalom. Urakoze cyane, Imana ikomeze umugisha. Hanyuma katukubwira ko turakora subscribe, share, comment kugira ngo bishoboke kugenda neza. Hanyuma rero ari umuntu ushobora kuba avuga nawe ndashaka kumusura, cyangwa mu gihe cy'amahamagare yakubona kuri iyo nimero. Ubundi se nkorera agaserivisi ukayiringira bakayibona, hari icyo Nta byaba kibazo. bitwaye.
nta kibazo. kananayivuge ariko nabikoze Yesu yakumugisha. 0 8 30 6 2 21 0. 0 8 30 6 2 21 0. Urakoze cyane. Katubwire ngo Imana iguhereze umugisha. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.